Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza abakunzi ba KTV News mwe mudukurikira mu makuru tugenda tubagezaho tuje kubagezaho amakuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Reka tubabwire yuko rero ari amakuru tuje kubagezaho, ariko mbere na mbere tubanze twifurize abavandimwe abadukurikira b'abayisilamu, abavandimwe bacu tubifurize umunsi mwiza w'Eid. Mukwaye waramutse neza? Waramutse neza Cyprien. Ifurize abakunzi ba KTV News Eid nziza. Abakunzi ba KTV News bo basenyera mu dini y'ukwemera kwa Kisilamu rwose yumve ku mutima, nshimiye kuyifuriza yumve ku mutima nyine uyu munsi mukuru wo gusoza igisibo cya igisibo cya Ramadhan. Bari bamaze iminsi 30 mu kwezi kwa Ramadhan, ubu ngubu rero bakaba bagusoje. Reka rero twanzike amakuru yacu. Amakuru reka tuyahere ku itangazo ryihutirwa cyane, itangazo riturutse mu buyobozi bwa FCM 23. Ni itangazo rimenyesha yuko Directeur de cabinet wa Colonel Nanga yamaze guhagarikwa ku mirimo ye n'umutwe wa AFCM 23. Ni nyuma ya raporo zakomeje kugaragaza imyitwarire idahwitse n'ikorwa ry'ibinyuranyije n'indangagaciro z'akazi cyangwa se ibyo AFCM 23 igenderaho. Uyu mugabo rero nkuko amakuru abivuga yitwa Yannick Tsisora cyangwa se Chisola, amaze iminsi 2 afunzwe akurikiranweho kugerageza gufata ku ngufu. Ni icyaha kitoroshye kugerageza gufata ku ngufu. Mukwaya rero ngo umuntu wareze uyu mugabo yitwa n'umudamu witwa Solange, akaba ngari umugore ukora amasuku, akaba rero amushinja ko yagerageje kumufata ku ngufu mu biro bye mu gihe ngo yari ari gukora akazi ke kamasuku. Nyine birumvikana bari abadamu nyine bakora akazi kamasuku, usanga yuko bakora n'amasuku mu office y'abantu. Uyu rero ngo Yannick Chisola yashatse kumufatira muri office ye ubwo yakoragamo amasuku. Kuva icyo gihe rero Yannick Chisola afunzwe, akaba afunzwe ku mabwiriza yatanzwe n'abayobozi ba FCM 23. Itangazo ndarifite hano imbere yanjye na risoma abantu bakabyumva. Ni tangazo ngo amensiye Yannick Chisola Kwasa Mukwenu, directeur de cabinet de la coordination politique de AFCM 23 Goma. Votre suspension niyo obuje cyangwa se niyo mpamvu mensier directeur de cabinet suite aux rapports successifs. Nukuvuga ngo ni raporo zikurikiranya faisant état de comportement excessif et indélicat de votre part, j'ai le regret de vous signifier votre suspension de vos fonctions pour des raisons d'enquête. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur de cabinet, l'expression de mes salutations distinguées. Ni Bertrand Bisimwa ne wanditse niwe wasinye kuri iri tangazo. Uyu mugabo rero ngo akaba inibaruwa mu byukuri itugezeho, ariko ikaba yarasohotse ku itariki 16 z'uku kwezi, nibwo uyu mugabo yamenyeshejwe yuko hari imyitwarire mibi irimo. Iyo myitwarire mibi yamenyekanye ngo ni ugushaka gufata ku ngufu uyu mudamu ukora amasuku hariya muri mu ma office nyine birumvikana y'abayobozi ba FCM 23. Uyu rero directeur de cabinet akaba yararezwe n'uyu mudamu witwa Solange. Aya makuru cyangwa se iki kintu nabonye abantu benshi bashima bavuga bati ntabwo M23 ari Kinshasa aho umuntu akora ibyo ashatse agahishirwa cyangwa ntagiye n'umuntu n'umwe bitangaza. Hano itegeko n'itegeko, amabwiriza n'amabwiriza, uyu nguyu agomba guhanwa. Umuco wo kudahana niwo mucurangwa muri FCM 23. Comment yawe Mukwaya? Comment yanyu nuko nabanye bakizeho undi directeur de cabinet. Bakizeho undi directeur de cabinet. Rero ma communique ashyiraho abantu aheruka. Umuntu bakize muri directeur de cabinet. Ubu byumvikane ko uyu nguyu nyine bahise bamusimbuza birumvikana. Ari kinda kirekaho muri iki cyumweru nibwo byakozwe. Urumva rero icyo uvuga kuri iyi myitwarire y'uyu mugabo cyangwa se niba byaranabayeho? Ntabwo byarabaye sinabimenya ni byabo, ariko juste ni buriya tubigendera ko duza kuyatara neza.
hari n'igihe bari byinshi bagahitamo kimwe cyagaragaza gravite, ariko niba ibaruwa nta birimo. mu ibaruwa nta birimo, ariko hari umwe hari umugabo ujya wemera cyane, ujya utangaza aya makuru. Kwa mugabo wambwiye niba ari Paruwa niba ari inde. Paruwa? Peruwara. Aha, Ruwara niwe wamaze kwemeza aya makuru, avuga yuko ibi ngibi ari byo koko byabaye. Ni nawe ni umuntu w'indani cyane, niyo mpamvu nanjye nabibonye ndavuga nti kubigeza ku bakunzi bacu rwose nta kintu byaba bitwaye, kuko ni umuntu uzi amakuru cyane y'indani muri FCM 23. Ni inkuru rwose, ni inkuru itaramara n'akanya rwose, imaze akanya gatoya akaba yashyizeho n'ifoto ye. Nibaruwa ntiyagiye hanze, ariko iyi baruwa nayo uyu mugabo Pelo Ruwara nawe yamaze kuyishyiraho. Bigaragara rero yuko uyu nguyu Yannick Chisola yamaze kwirukanwa ku nshingano ze nka directeur de cabinet, akaba anafunzwe akurikiranyweho ibyaha byo gushaka gufata ku ngufu uyu mudamu witwa Solange niwe wamureze. Ariko nkuko mwibara birimo bavuga yuko ngo ari ibikorwa ngo byinuza n'ubundi bisanzwe bibaho, niko ndimo kubona baryana imico yagaragaje ya kimayibobe, ni imico ya kimayibobo, niko twabivuga. Nuko ngo ni imico inyuranyije n'indangagaciro z'akazi cyangwa se n'indangagaciro za FCM 23. Uyu mugabo rero akaba anafunzwe. Urumva ko ku rundi ruhande ntabwo abantu ntibavuga bati ibi biragaragaza indangagaciro ko twihanganira amakosa cyangwa se ku muco wo guhana yuko uhari, nta muntu ugomba kuba hejuru y'amategeko. Nagusubiza mbi icyaha cyabayeho, byarabaye nyine gukora ibindi bagasanga gufata ku ito bikanga, babigira dosiye ya reglement d'ordre intérieur, akaba yahanwa, akaba yanavanwa no ku mwanya gusa. Hari n'izindi uretse zaza izindi zirikije. Uravuga ko hari izindi mpamvu zaba zibigisha inyuma? Zimyitwarire nini, aho ubundi bakaba wenda ari nk'akantu bari barabitse, bakaba ariko bamuhanisha, ariko hari n'ibindi. Hari n'ibindi bibyisha inyuma. Tukiri Igoma mu kwaya, Igoma harimo haravugwa uruzinduko rw'umuyobozi muri UNICEF. Sinzi niba wigeze urubona. Nayibonye bamwakiriye nawe n'itsinda rinini, ko ntabwo yazeye. Yari kumwe n'itsinda rinini, bose bakaba bakiriwe hariya Igoma. N'umuyobozi yitwa Gilles Fanigu, le directeur régional de l'UNICEF. Nukuvuga n'umuyobozi ukuriye UNICEF mu karere, yitwa Gilles Fanigu. Uyu ngo rero akaba yakiriwe hariya Igoma, akaba ndabona Colonel Nanga, ndabona Bertrand Bisimwa, ndabona n'abandi bayobozi batandukanye muri FCM 23 bakaba bamwakiriye. Itangazo rya FCM 23 ikintu uri kuvuga riravuga yuko abayobozi bakiriwe nabo mwihuriro rya politike ngo baje kureba ubuzima bw'abaturage uko buhagaze, ubuzima bw'abaturage ari Igoma uko bumeze, cyangwa ko abaturage babayeho mu bice FCM 23 iyobora. Ariko noneho ni inama n'uruzinduko rufite kureba noneho ibijyanye ese urupfu rutunguranye rw'umukozi wa UNICEF wari hariya muri Igoma. Urabizi cya gitero cya drone cyahitanye abantu batatu, harimo n'umukozi wa UNICEF Madame Karine Bouisset. Uyu nguyu rero akaba yaje kureba mu by'ukuri Goma uko ihagaze ubu ngubu, ndetse no kuba yafata n'amakuru ajyanye, kuko nka UNICEF urumva nayo igomba gukora raporo cyangwa igomba kugira ikitangaza ku bijyanye n'urupfu rwari umukozi wabo. Ntabwo yabura kugira icyo ikoraho. No kuba rero ngo bamugaragaje kari igitero cyateguwe na leta ya Kinshasa, kandi ibi ngibi bikaba bijyanye n'umugambi wayo wo kurasa mu duce dutuwe n'abaturage cyane. Bikaba rero ari ibintu byateje akababaro, ndetse byongera gutuma mu by'ukuri abaturage basa n'abahangayika, ariko bamwereka ko
hari n'ihohoterwa rikabije, ubwicanyi bwibasira abasivili n'ibisasu bigabwa mu buryo butarobanura mu duce dutuwe cyane n'abaturage bigakorwa na leta ya Kongo. Hanyuma ni ibintu byinshi rero ngo mu biganiro byabaye rero ngo M23 yerekanye imbaraga ishyira mu kurinda abasivili kandi bigakorwa n'ubuyobozi nyine bwa M23. Hakaba mu by'ukuri hatanzwe n'icyizere yuko n'ibikorwa by'ubutabazi cyangwa n'ibindi byose bikenewe bigomba kuzagerwaho, kandi abakora ibikorwa by'ubutabazi bakaba bagomba guhabwa umutekano. Ni icyizere M23 yatanze, ndetse abaturage by'umwihariko abana n'abagore bagakingirwa. Uyu muyobozi yatanze ubutumwa bw'ihumure ndetse agaragaza n'ubufatanye ku muryango w'uriya mudamu wishwe. Ni ibintu byinshi nyine baganiriye, ntabwo twabigarukaho muri rusange. Ariko se uku nguku noneho kuba hari igoma harabaye kiriya gikorwa kibi cyanahitanye umukozi wa UNICEF uyu munsi gatera intambwe ikaza kureba abayobozi ba M23. Ibi bintu nibigaragaza yuko noneho n'imiryango mpuzamahanga ibona yuko ubufatanye na M23 bukwiye. Ubufatanye ntabwo bwagorana kuba imiryango mpuzamahanga yakorana n'inyeshyamba, ahubwo ndabara muri ubujere bw'Goma harabereye ikintu na kimwe. Wajya kuganira na guverineri mu buhungiro. Wajya kuganira nande? Na guverineri uri mu buhungiro. Ntabwo waganira na guverineri uri mu buhungiro, waganira n'abayobozi bayobora aho hantu byabereye, kandi si nayo wa mbere wa mugani. None se ntabwo twabonye abandi bayobozi basuye hariya Goma? Baraje bagiye baza ku bwinshi, wenda icyo nabara ni uko bagiye baza, ni nako bagiye baganira na M23, kandi bagiye baganira nk'abantu babahayoboye. Ariko imikoranire ntabwo bashobora gukorana ngo hagere za signature z'imikoranire bagira noya. Ari imiryango ntakumirwa. Tubona nka NGO zimwe na zimwe ntizemeye kuhakaniye ko hari izo n'inda kumirwa, za Croix Rouge, za Médecins Sans Frontières, izo n'inda kumirwa, nta kintu yazikoraho. Ni za Médecins du Monde, aho nta kintu leta yabakoraho. Ni imiryango mpuzamahanga birumvikana. Hanyuma mu kwa ibingibi nanone birasa naho byatugarura yenda ku ngingo tukaraya system, ubundi system administrative ya nuza M23. Uyu munsi nabonye ngo bakiriwe no ku ruhande rwa politike rwa M23. Ese ngo twavuga yuko Colonel Nanga ari nkawe yenda twashyira ku mwanya yenda wa president wa biriya bice M23 yafashe, ubundi system administrative ubundi yabara abagabo yubatse ite. Hari n'umuntu nabonye ikitubaza buzima busanzwe nyine bari baza bati kubera ikibaza Colonel Nanga niwo bakira. Gusa ari naho nigeze kubona na generali ahari, ubundi system administrative, system y'ubutabera, nkaburiya nk'umuntu ukoze ibyaha hari muri biriya bice bigenda bite, ubundi imiyoborere hari imeze gute? Izo zirakora mu butabera, nta butabera buhari. Bari bagerageje gushyiraho bakoresha ibizamini by'abantu kuzakora mu butabera, abashinjacyaha, abacamanza ndetse n'abavoka. Baragejeje komisiyo d'orérance de la justice yari kuriwe no bita Derio Kimurungu. Yakoze ibyo akora ariko ahita ababoroke. Ibyo boroke niko zitangire gukora. Kandi none mbona ku gikenge bigoye kuba inyeshyamba zashyiraho ubutabera. Nibihuye na cya kintu leta ya Kongo yahise barega cyo gushinga leta. Icyo gihe haje n'ikibazo cyo gushinga ubutabera, ndetse leta ifata n'icyemezo cy'uko ibyemezo izo nkiko zafata nta gaciro zaba bifite. Ahubwo ntabwo byatinze, ni ko ari ibintu byo bikozwe igihe kitaragera. Ni ibintu byakozwe igihe kitaragera. Mbona ari ibintu nk'uko babitumenyesheje, bireba nabi turagenda tubona uko iminsi uragenda yisukuma. Bivuga ko hari ikintu abantu mu mategeko mpuzamahanga ngo buriya ngo iyo nk'inyeshyamba bazivuze ngo zashinze leta, buriya ngo biba bisa naho byahindutse cyangwa n'impamvu barwanaga
n'uburyo umuryango mpuzamahanga wabibonaga bihindura isura kandi bikaba bibi ku ruhande rwazo. niyo mpamvu leta zirarwana n'izindi nyeshyamba ariko zitandukanye n'izindi nyeshyamba. gute none so na mu gukemura ikibazo aho gikemurirwa zijyayo? ntabwo bajyayo, none ariko twabonye bagidoha mu biganiro. ibi nawe byararanye naho igisubizo kiri Washington. uyu munsi se ugiye kureba iyi systeme y'ubutabera yo yaranze, ariko se mu zindi domene kugeza ubu ngubu se nk'umuntu wenda ukoze ibyaha, nahise ngira amatsiko nk'umuntu ukoze ibyaha barafunga gutyo gusa nta rubanza rubayeho cyangwa hari ukundi kuntu bikemuye? nta rubanza roho bakubajyana muri gereza zimeze nka transit center, baza gukora screening. Screening nko kwa Kabuga mbere. Bakaza bakicara bagakubara we kana kadotera n'iyihe, bakabaza buriya mu kiti twamukurikiranye ibi. ariko twageze za twasanze nta kibazo, bagahita batera ugiye ku ruhande. nuko nkuko bigenda. hanyuma se uburyo bwo kubaka ubutabera igenda igisirikare cyo, ariko se abantu banakomeje no kugenda babaza n'ikibazo bati ni gute abasirikare ba M23 badahembwa kandi harimo abavuye muri leta bahembwa, atunga ngubwo ko kubazana niba bahembe abapolisi se nabo ko twabonye hari bamwe bari abapolisi ba leta uyu munsi bakaba baragiye kuranirwa M23, ati baba managinga gute kuba ufite abapolisi n'abasirikare ariko utazahemba? ibyo bintu babikora bate, babishobora bate? ibyo byose bigasa n'ibintu abantu bakunze kugenda bibaza cyane. Yarurankunda ntabwo yahembaga kandi yari yisumye kurusha rebellion zose zabayeho. CNDP yari imeze nka RPF. yari yisumye cyane kandi idahemba, ariko ikagenda imanaginga dosiye zayo, uburyo amafaranga yinjira muri za peage route n'ibyo byose bakagenera abantu ko babasha kubaho. none se ngurugero abasirikare mu Veto babonye nubona basa kwabo, mbona basa neza, ahubwo ni gute uvuga ngo ntibahembwa kandi basa neza? leta yerekanye ngo bari mu Veto afate nawe mu Veto umwe mutemeta yambaye imyenda gusa kuriya. oya nawe ndabona ibyo ngo hari uburyo buri internet kandi bafite n'isi nyinshi, arabambwira amakuru bambwira ko hari udufaranga bagenerwa kuguramo agakorogate, agasabune, kugura kabuci, kugura agasiraje udufaranga baratubapangira, ariko ntabwo igihe cy'igitara cyari cyagera. baracyari muri rebellion kandi ntibemerewe kwihemba nko muri leta. urumuri byanda bikunze abayobozi bagomba kubagenera. none se abananga bo babaho bati nabo bafite twarija do Porsche bagenerwa abakadere politike nabo yani cyikora bateto dokadire batanga amakote se ndayakeye. hanyuma uburyo bwo kwiyubaka nabyo birasa naho bizagendana n'umurongo wa Washington cyangwa wundi ujya uvuga biracyari ibintu bigoye kuba umuntu yabisobanura muri ino minsi bitewe na situwasiyo zihari. ni ukuvuga ngo nibyo ko M23 igice yafashe yashyizeho ubuyobozi bugeze kuri sisitemu ya guverinoma ya Kongo, ariko bajya bahura n'imbogamizi. buriya guverineri aba afite muri guverinoma aba afite izindi nzego zimufasha agira na guverinoma. yatuma usanga muza guverinoma provinciale agira na asambure provinciale, ariko nawe nta mihigo aba asabwa. nakora ibintu birebana na mobilisation no gukemura ibibazo by'abaturage. natwe bavuga ngo hasi musanga ngo arimo aragwa no kubaka imihanda. gusa iyo udufaranga tubonetse agura amakambiranse akagenereza hirya no hino n'iki, ariko aracyari mu ntambara. buriya umuntu mu ntambara rero bigoye.
kongera mbona se basana imihanda ngo dore n'umuyoboro w'amashanyarazi n'ibiki biriya biva. ntabwo nabikubwira ngo ibyo nari muri kongo ni ibintu biri ku rwego rurenze ko waba uri kuri te. niyo mpamvu bakubwira ngo mujye mutegereza impinduka muzagenda mubona. hanyuma emuventura ngo ifite abaparteneri bakorana nko kubona hari nka genereta yaje ngo ikongera amashanyarazi mu mujyi. nimba se hari n'ibintu gusa ko ariyo leta yari yaratumije ahubwo ngo mekatwa ibi Dar es Salaam. hanyuma bakoresha diplomasi iraza. hanyuma hari umukunzi wacu watubajije ikibazo, ni ikibazo koko kinakureba kandi kubera ko ukunda gusobanura ibi bintu. umukunzi wacu yatwandikiye aravuga ati maze iminsi mbona inkuru zivuga ko AFC M23 ishobora gufata Uvira. ati icyo ngicyo mwaragisubije, twaracyumvise, twaranyuzwe. atari ko nkomeje no kubona abantu bavuga ngo M23 ngo izarekura Goma ndetse ngo na za Bukavu ngo hari ibyo ngo Washington irimo ivuga ngo kubijyanye ngo n'iyi ngingo. ati none ndagira ngo mumfashe, niki Washington ivuga ku kuba M23 ifite Goma, ese koko izayirekura? uwo muntu yarashingiye ku nkuru twakoze cyagiye barasa Goma. aravuga ati ibi bintu ko biteye ubwoba, kari igitutu kigaragara ko M23 iri gushyirwaho. ese koko nk'uko bivugwa M23 izarekura Goma cyangwa ntabwo bizabaho? ati mumbabarire muzansubize, ati nk'abantu batuye Goma dushyire umutima hamwe tubone yuko nk'ibi ngibi bibaye ari akantu gatoya ariko dufite uburinzi. ubwo yari arimo yibaza, urumva ni ikibazo uyu muturage yabaje ariko kirimo n'ubwenge kandi koko tugomba gusobanura nk'itangazamakuru. ubwo aragendera kuri ya gahunda ukunda gusobanura ya nuza ya Washington. musubize kandi musubize mu buryo ari buze kumva koko. ndizera yuko adukurikira. ni umukunzi wacu, ni n'umudamu. namusubiza narye akora akazi kiwe, arye aryame. ntabwo FARDC izagaruka muri Goma. Washington ntabwo ivana M23 iwabo. Washington yemera M23 nayo bari mu muvoma cyangwa mu cyamba. aba bari Washington bara n'abana bari iwabo. rero ntabwo Washington yigeze igira icyo ishobora gukora ngo bazahaze. oya, ariko ntazajya ngo mwiya azajya bivuga nini. iyo ni message mwe yababwira abazayira. ariko na message Jacques Purusa atanga ati turi bugende nabonaga na turayisubirana. abo ngabo ni aba leta bari kugenda bagaragaza misa ubutumwa bwa leta. ariko wari bwo kujijisha abaturage. rero ndi sosiyete sivile rero ndavuga ko ibice byafashwe ntibizigera bisubirayo. namusubije ngo ubona ko mu masezerano ya Washington mu gice kiraramo iby'ubukungu u Rwanda nako mugomba gukoranira hamwe kugira ngo Goma ubakemo stade nziza, ubakemo arena, ubone amashanyarazi. bazi ko batinye ku masezerano ya Washington batagira pani y'umuriro igisenyi urimo. none se hagaze rimwe y'amashanyarazi ya Gisenyi canira Goma. nakeye guverinoma n'uburyo ko mwebwe tukagira abanyarwanda bacanaga umuriro uvuye mu Gisenyi. ibyo bintu yari ihari n'ubu nigeze ihagarara. wowe ni ukuvuga ngo arye aryame atuze akora activite ziwe atandukanye n'abantu banze gushora muri bizinesi ngo M23 ishobora kuzagenda rwose. nanjye mubaze ngo bizajya. ariko se mukwa weho nta bantu uzi bavuga ngo ngo ntawamenya niba umuntu yari nk'umucuruzi cyangwa niba bimeze gutera akavuga ati nta kintu ndi buze gukorera ari ahantu haracyari muri zone y'intambara. noneho ukabwira ngo M23 ngiri iwabo, M23 iri iwabo se
iwabo ni Goma. bo abayahuriwe n'abantu bamwe bemeza ngo bazagenda bazajya mu Rwanda ngo bazasera mu Rwanda ntabwo ari iwabo iwabo ni hano muri bice bafashe ni iwabo hose niba ko mu bice bafashe ntaho bakumiriwe ntaho bakumiriwe kuko baba bahari kandi ntabwo amasezerano ya Washington ahabakura rwose ndamubwiye mu gihe namuremye agatima hanyuma ko M23 ntaho izajya kigende ku masezerano ya Washington. M23 se izayoboka leta ya Kongo ko n'ubundi aho ngaho mu buryo bwa Loni ko ngaho hari aha Kongo na aha Kongo ariko mu masezerano ya Washington urebye umwana n'ubukungu hazamo ikindi gihugu basinye mu leta ya Kongo bazafatanya kubaka icyo gihugu n'u Rwanda n'ubundi se rwose mu masezerano ya Washington na Kongo na Amerika. Yego ariko se yigezeho n'abantu bavuga ko ahanditse mu Kongo ko igomba kuzaganira na leta ya Kongo gusa ahandi bavuga kuri M23 babivana he Washington nayo kuri M23 mu bice yafashe aho ngo niho hantu ugira gutyo ukavuga utoke M23 ni ahantu yanditse mu masezerano ya Washington bakaba bati se ubikora uvuga yuko M23 n'ubundi itazigera iva mu bice yafashe kubera ko Washington itayihambura ati se byaba ari biri hagati mu mirongo cyangwa byaba ari muri bya bintu bitanditse bwana Mukwaya yakunda kutubwira bakaba bati mutumari impungenge mutubwire niba tuzakomeza kuko ahangaho uribuka yuko nk'ejo bundi Tshisekedi ngo yagiye muri Amerika niwe wabibwiye abakunzi bacu ngo hari abantu aho ngaho Igoma baraye baserebura bati umva baragiye aho ngaho urumva abo nabo bakeneye kumva bagasobanukirwa neza bakumva yuko M23 izaguma aho ngaho M23 ntabwo izayoboka leta ya Kongo bivuga ngo amasezerano ya Washington nkuko njya numva bivuga uvuga yuko hari uburyo ateganya M23 izaba aho ngaho nk'abanyiraho kugira ngo leta ya Kongo yagaruke bisaba ko yabasha gutsinda urugamba rw'igisirikare ari nabyo ishaka ari nabyo ishaka inagerageza ko byaranze ubaze leta ingabo za FARDC ziri imikorotana n'uko buri i Kigali bakakubwira ngo abantu barizambara Kampala mbara iyo naho ngaho biragoye ko abantu bazongera bagatsinda abantu babatsinze bakaza bakabigana biragoye cyane reka rero mubwire wenda ashobora kuba yarabashe gusoma amasezerano ya Washington bitarimo mu byanditse ariko mu bitanditse ntabwo M23 izahaguma kuko kuyihakura ni ugukereya nta bitero bitari bikemuka ahubwo cyaba gisubiye rudubi umenya ko abanyamerika birinze nibyo leta ya Kongo isobanura ko abanyamerika barabyirinze ni ukuvuga ngo ubu ngubu leta ya Kongo uko iteye barayizi ni leta ntabwo ari byinshi ukabasha gukontorora kandi byayo ni ukuvuga ngo ubu ngubu M23 ivuye muri Goma hakazamo FARDC abantu bakwicwa abantu bafungwa hari ku muyonga nuko muri Uvira byagenze wenda bamwe bari banagiye ariko abantu bakoze umuganda abantu bari kuri video abantu bagiye kuri stade abantu babyiteho rero ntabwo M23 zaho mace yigaruriye izabigumamo ariko niyo handi Donald Trump yavuze ngo ibya Washington bazagenda babibona gahoro tubavungureho gakeya ni ukuvuga ngo M23 ahantu yafashe izahagenga izahayobora nta handi izasubira kuko nta handi hahari ngo aho hantu yafashe aho rero kuko twavuze Uvira kuko tutavuze Goma twavuze ko M23 Uvira ntabwo yemerewe kuhajya hari aho byanditse se muri iki cyumweru nyagabwe w'igitero muri iki cyumweru hari abantu bavugaga yuko muri iki cyumweru iri buze kongera ikajya gufata Uvira ariko ibyo ngibyo twarabinyomoje kandi kuko niko byagenze
nose zabonye ko yabakwinjira inyuma yigeze baba mujye gufata Uvira. Aha ibyo ni ibikorera ko Washington tugiye bikemuye ku buryo abantu batabasha kumenya abanyaburundi bagiye badukurikirana amakuru yose tubateye indani y'ayo masezerano atagaragara y'uko byose tuyahera ngo M23 ntabizi imbere hava abantu batinya kugura amazu batinya gushora bizinesi ntibashoremo rwose hari ababifashe batinyutse amafaranga ngo niba yavuze gutya ngo ibyo na gutya ntabwo M23 zigere hava niba ari impunzi zizataha ntabwo zizajya muri Amerika niko Trump yanabikunze zizataha mu rugo zijye gukora zihinde ariko bizagenda mu byiciro gahoro gahoro. Iyi ni poroje izamara indi myaka iri imbere y'ibiri cyangwa itatu kugira ngo abantu bazabashe kubona aho bizana. Ariko mukwana nta mpungenge ujya ugira yuko Trump yego ngo hari n'icyo ndakigarukaho nyuma. Hari icyo abantu bataza kumenya ari mu itegeko nshinga ariko nabyo buryo bivuga ko ari mu bitanditse bya Washington. Kandi uyu munsi arimo arabikora nk'ikintu yemerewe. Nk'ubu ngubu se Rukwebo ntiyahise yegura ku mwanya w'ubuvisi perezida muri Sena bitewe no kurwanya iki kintu. Ni ukuvuga ngo rero ikigiye gukurikiraho kugira ngo amatora nabonye ko hari n'umudepite w'umurinzi wo muri DPS wazanye umushinga wo gutera koshinga yabugeje mu nteko ishinga amategeko wakiriye ngaho uwo mushinga wakiriye kandi noneho mfite na darafiti y'ibyo bazahindura harimo mixage na brossage na brossage gukora bakwinjiza abarwanyi mu gisirikare gihagaze ntabwo mugento ntabwo ibiganiriza n'iki byose abivugire yinjizwe mu gisirikare cya Karge bivuga yuko n'ubundi nyine bazaguma aho bari bategereze rero ntabwo fadi zagaruka cyose niba bakira ko fadi zagira imbaraga ka mugento ntibishoboka. Ariko muko reka twizeze abakunzi bacu kubabwira impamvu turasesengura impamvu iyi mixage na brossage itazigera ibaho mu gisirikare cya FARDC. Ibyo rwose tubateguze yuko dushaka kuzabivugaho mu buryo bwimbitse tukareba n'icyo amateka avuga ku mpamvu byabayeho cyangwa n'impamvu abanyekongo babyanga n'impamvu Washington nayo uyu munsi biri mu mirongo migari babwiye leta ya Kongo kwibagirwa kubera ko bitazigera bibaho. Ejo muri Afurika niki umuperezida w'Igihugu twirwaneho akabana coordinateur yazwe wa kabiri muri AF yari yagiye Nairobi mu Banyamurenge agezeyo baraganira bakora inama nako arabaganiza mu rusengero Nairobi rwose mu Banyamurenge agezeyo mu byo yavuze yaravuze ngo bene wacu bari muri izi nzira ziturwanya mu minsi iri imbere bazomerwa ariko mu buryo bazomerwa bazisanga twabariye bagira isoni zo kugaruka hano. Icyo kibazo rero nibakigira ni yuko we arabizi neza yuko igice bakirimo ntibazakivamo ahubwo bene wabo b'Abanyamurenge bari kugenda bakorana na leta mu gihe igice cyabo kizaba gifite indi autonomy kitari kuri Kongo bazagikisasa. Ibyo ngibyo Kanikere yarimo avuga. Ubwo urumva bazahita bajya ku ruhande nyine rwaho barimo gukeza tuzababarira ariko ko bazagira ipfunwe ryo kuza hano ngo twegere ko bakoranye na leta batazi ibyari ariko ko tuzababarira ibyo bakoze bagenda barya amafaranga ya leta bakagenda bavuga ibintu bihabanye n'ukuri guhari bazabara n'ubundi imiryango yabo n'imicwa ntibashaka kwamagana itegeko ry'imiryango yabo ahubwo bashaka kuvuga ngo niba dore yarashe murumuna wawe yoherejwe na FARDC ukaba ngo mu Rwanda rwayohereje ukora amafaranga wawe ariko iminsi iri imbere uzashiduka niyo leta yaruzi yasinye amasezerano ya Washington n'ubuye ibyo leta yasinye
ubutungure cyane usanga ubuzi ariko rero tuzabakira bazubira n'utugiye kuza muri make ikibazo cy'umurasirazuba cyavungutuye umuti wa Washington. Okay, nta brassage na mixage mukwawo none se umuntu ntazaba yicaye mu zirenze nabo barabyivugiye ko badateze kuzakorana na FARDC, ahubwo FARDC ababishaka baba joining nako nawe uketse ukomoka muri Kivu niwe wajyama n'ubundi abadakomoka muri Kivu ntabwo uzi uko babatanga bagasubira iwabo. oya nabo bari bibuze baratorotse benshi basubiye iwabo. mirongo icyenda ku ijana bose baratorotse baragiye n'abajya berekana umuntu abayiventura kubera baba barajyanye n'iforme za ventura bakaberekana ko ari ayamiza waba wakubaza ko umuntu ugera deni muri ventura ubona umuntu utazi isitore n'ikinyarwanda uvuga ingara biragoye cyane rero twafasha muri ventura bakaberekana ya 25 ngo bamanitsemo ko bari bahitamo kugana leta yabo bakaberekana hari imbere ngo n'abayiventura ngo watorotse umuventura nyawe agomba kuba avuga igiswahili nimba atakizi avuga n'ikinyarwanda ibyo bizi umuntu uvugira ingaragu ntabwo ari umuventura wasiguye tugira abo ni babandi batorotse bari bafate muri goma bamanitse amaboko niba mugenda agira umuntu umubwira ngo umuventura ntizigere iva hano muri goma Bukavu uvira n'izajyayo ariko warika rizahafata izageza muri tetora muri zagabukira yarenze Kanyabayo mu gihe hari imbongo ariko ntizigeraho na Butembo aho ngaho ntabizajyayo ariko tutamenye ko iyo bazabifata byose buri kayo makumyabiri n'abafite bazafata Kivu ikizo aho aksiga na Uvira nakuye ko bazajya baje bitero igitari cyejo cyaraje bagisubiza inyuma barice cyabigimira aho bari basanzwe bazajya batubahonde basubiye kandi mu baraje barahunda hana kuri benshi none musobanurire hariya muri iki gitero cyo muri mu kibaya cya Ruzizi hapfuye abantu benshi cyane, hapfuye aba FARDC Wazalendo n'abarundi nibo bantu baza kwisonga mu bantu baguye muri iki gitero, ariko cyane cyane Wazalendo kuko ngo Wazalendo nibo bantu umurundi ashyira imbere na FARDC ngo bashobora kurwana hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ngo nibo ngo bayizi nabo biyemera yuko aribo bayizi aribo bagomba ngo kuyirwanaho. niko bashaka kwirwanaho ariko icyo gitero cyaraserinze z'ubundi kubaga mu gitero baraza barayakwa imirambo imisigara yanamye ku misozi barahungasira inyuma M23 ntiyamanuka wuzuye kandi wuzuye iri kureba ku misozi ireba munsi yayo yayijyamo ibitotsi by'abihugu bitandukanye bya Washington bigaragaza yuko nyine ibyo bintu twarabisobanuye twayibwiye abantu ntabwo M23 izasubira Uvira nyine ntabishobora gusubirayo. Hari n'abagenzi bakaba akazi batagiye tanga leta noneho byari ndetse byo kwisubiza hano reka ikizere baduhaye nuko twababwiye bakaba barabonye ko bitabaye twari basobanutse ko Uvira ntabwo M23 isubiramo kandi kuko nadukurikirana ikizere bamaze kukiduhereza badukurikirana buri munsi nuko tubabwira ibintu by'ukuri. Hanyuma mu yandi makuru, ingabo z'abarundi zari zivuye mu gace kitwa Kiriba zaguye mu gico cy'ingabo z'umutwe wa Twirwaneho na M23. Imodoka zabo ebyiri nizo bari bari mu modoka ebyiri, buzuye imodoka ebyiri zose zaguye muri icyo gico. Hanyuma ubu mutwe wa M23 na Twirwaneho bari gukoresha intwaro abo barundi bari bafite, ndetse n'izo modoka bari kuzikoresha mu gutwara ibikoresho byabo. Urumva uko byagenze, nawe urimo urabyumva neza. Ni mu gihe mu Mikenke ndetse na Bidegu Twirwaneho itangaza ko yafashe matekwa nyinshi za FARDC na Wazalendo Mai Mai.
FARDC nayo rero ikaba yasohoye itangazo ivuga ko yafashe abarwanyi batwirwaneho bagera kuri 20 n'intwaro zabo hariya mu Mikenke, ariko bari abantu ko nababonye ntago ari aba M23. none se umuntu w'umunyamurenge udakavuga ikinyarwanda n'igiswahili abaho? Ntago bibaho. Byatuma kwerekana ikinshasa igisubizo yakinnye banayitanzeyo banayikinshasa bwari kizayafatamo. Hanyuma hari abasirikare ba FARDC mu kibaya cya Rusizi barashwe na drone ya M23. Urumva rero ibyo ngibyo byose nyine nk'uko twabivugaga, niba umuntu umurebye wapi rwose ntago ari mu M23 cyangwa twirwana. Mfite nanze kuguha n'umujenere muri Wazalendo waje Wazalendo bamukubita bombe, urumva hasigaye amaguru na bote. N'abaescort bose barahaguye, hari abaje ngo baje nijoro, urumva bagiye kwataka nijoro, baraza inventory mu kibaya yiturije ijoro ryakeye, irabareba irayiborera, barazateza tunsa amasasu cyane. Urumva ubwo ni uburyo bakoze, yose amasasu bahita bakorokariza neza. Urumva y'inventory tokiraho amasiransiye po. Hariya tugari n'umuza y'inventory none kuba harasaba abantu ni impuhwe. Kuki ubyise impuhwe? Kurasa umuntu ni impuhwe se? Ni impuhwe ko batazengeye mwese mwurugero. Niba n'Abazalendo bikubise nka 11 bakicara bakanywa inzoga zo muzo zita fatiro ibyuma bakanywa amatabi n'urumogi, bakaza kugira turebe ko polisi baba barimo. aho uvuga ko polisi barimo, wowe wafashe polisi nijoro ntibashobora kuryama, bafashe ibirindiro aho ngaho muri iryo tera biteguye bararyamye, mukaza mukinjiramo bakabareba. Muraje saa moya bagezemo saa 11 baryamyemo barikamukuye bari mu bintu byabo, bakababona mu karafu. Nta kindi bivuye no kubahondahonda, nta kindi. Urumva wa mugani ni itabi nyine n'inzoga, nta kindi. Ni ibyo ngibyo kibagamo cyane. Yewe abarase abakomeretse ibitaro biruzi. Ni mpamvu wabonye barwanye umunsi umwe ntibagabe ku wa kabiri. Nawe mu mirwano ikomeye cyane ku wa kabiri n'gatatu gatatu ku wa kabiri, mu mirwano ikomeye mu kibazo ngo baje ngo baratagufata ngo Kamanyora na Bukavu. Bwaje umunsi ukurikiyeho byagenze bite? Umunsi ukurikiyeho situation yabaye karume, nta muntu n'umwe yigeze ngo kwikanga abamotari ngo cyitamo uzingiye kuva moya, ntabwo baje bazajya baza gutya bakubitwe bapfe, nirangira bazagera bacike n'ibintu byo gusubirayo. Ni icyo bita imbago, nuko imbago zubakwa. Hanyuma perezida wa Mozambique Daniel Francisco Chapo yagaragaje ko afite icyizere ko ingabo z'u Rwanda zizakomeza ibikorwa byo kurwanya ibiterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado iri mu majyaruguru y'igihugu cye cya Mozambique. Ingabo z'u Rwanda rero zikorera muri Cabo Delgado kuva 2021. Uribuka yuko baherutse gutangaza ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yatangwaga n'umuryango umwe bw'Uburayi ishobora kuba igiye guhagarara. Leta y'u Rwanda rero ikaba yarateguje ko izakura ingabo zayo muri Cabo Delgado mu gihe ibikorwa bitabona inkunga y'igihe kirambye no mu gihe zaba zikomeje kunengwa no gufatirwa ibihano, aho kugira ngo ibyo zakoze bihabwe agaciro bikwiye. Perezida rero Chapo yatangaje ko byari biteganyijwe ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado buzarangira muri Gicurasi uyu mwaka, ariko bushobora kongerwa ubwa EU bwo gushyigikira ibikorwa byo kurwanya iterabwoba bwo bukarangira muri Kamena. Perezida Chapo akaba yagaragaje ko icyaha agaciro kuruta ibindi ari uko ubu butumwa bwombi bukomeje muri iki gikorwa, akagaragaza ko nta makuru afite y'uko ubu butumwa buzahagarikwa
nyuma ya Gicurasi na Kamena kuko nta ruhande bireba rurabimenyesha leta ya Mozambique. Akaba yizera rero yuko byashoboka ko u Rwanda na EU byakwanzura gukomeza ubwo butumwa, ati izo mpande zombi nizanzura kuvugurura ubutumwa ubwo tuzabimenyesha inshuti zacu tubinyushije mu itangazamakuru. Mozambique yo urumva yo iracyakeneye ingabo z'u Rwanda ari muri Cabo Delgado. nta message barabona ihuye mu Burayi yabwira ko ubwo butumwa buzahagarara. Ni ibyatangajwe gusa na Bloomberg. Ariko se u Rwanda rwo rwagaragaje ko ibi bihano ingabo z'u Rwanda zikomeje gufatirwa cyangwa se no kuba bazicunaguza cyangwa se ati ibyo gihe ingabo zacu tuzazicuna. Evode yaravuze u Rwanda ni siteri ku isanzwe mu bya gisirikare muri aka karere ka Afurika y'Amajyepfo. Imyorete ni Amerika, ibyo bashaka gukora byose nta kindi gihugu cyabafasha. Bivuze ngo n'ibyo muri Cabo Delgado n'ubundi baracyakeneye u Rwanda. Cyose nibakeneye u Rwanda rujemo hanyuma ibihe bigaruke kuko twari ingabo za SADC zagiyeyo ntizabashe gushimaho. Ntabwo zashimyeho zahise zivayo ziruka ahubwo mu Rwanda rwose kubigaruka bazareka gucukura ayo masosiyete yabo yaba ari Total y'Abafaransa n'Abanyamerika ya Exxon Mobil zicukura hariya ubu bazahitamo ko u Rwanda ruhava ibyo bikagaruka. Okay, mukwa reka ngushimire nkwifurize kuza kugira umunsi mwiza, ubwo nugira aho ubona ujya kuvumba umuceri uza kuza kuryoherwa. Ndikarangaho aransera mu yamenye nimba mu kazi ka mu gitondo nzinyajyayo hanyuma n'ubundi uburyo twaza gukora ariko nzabonga naho nzagera kuko n'undi iyo umuceri n'ikirawo n'ikinini twateka mu rugo ntabwo byabona akazi kaje twiyemeje ko kubagezaho amakuru. Kubagezaho amakuru y'ingenzi ibindi bizaza nyuma ariko umuvandimwe yagutumiye wagera n'iminota 30. Noya nibyo rwose tugomba kwifatanya nabo, ubwo nanjye nihagira untumira nditabira. Reka ngushimire nkwifuriza umunsi mwiza. Abakoze cyane.